Yaramutse dusome Luka igice cya 19 dore ku murongo wa mbere. Luka ibice 19 guhera ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Wumvise ibyo yongeraho umugani, kuko yari ageze hafi y'i Yerusalemu, kandi kuko bibwiraga ko ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya. Nuko aravuga ati, hariho umuntu w'imfura wazindukiye mu gihugu cya kure kwimikirwayo, yamara kwima akagaruka, nuko ahamagara abagaragu be 10, abaha mina 10, arababwira ati, mube muzigenzura kugeza aho nzazira. Ariko ingabo ze zaramwangaga, zimukurikiza intumwa ziti, uyu ntidushaka ko adutegeka. Agarutse amaze kwimikwa, ategeka ko bahamagara ba bagaragu yasigiye za feza, ngo amenye urugenzo umuntu wese muri bo yagenzuye. Uwa mbere araza ati, mwami, mina yawe yavuyemo izindi mina 10. Aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza, kuko wakiranutse ku gito cyane, nuko umutware w'imisozi 10. Haza uwa kabiri ati, mwami, mina yawe yavuyemo mina 5. Uwo nawe aramubwira ati, nawe twara imisozi 5. Undi araza aramubwira ati, mwami, dore mina yawe, narayibitse ipfunyitse mu gitambaro, kuko nagutingiye ko uri umunyamwaga, ujyana ibyo utabitse, ugasarura ibyo utabibye. Tugeze ku murongo wa 21. Nshaka kuvuga ku mudendezo tubona muri Kristo iyo twakiriye agakiza. Usomye Bibiliya abona ko kuva kera abantu bakomeje kugenda bibeshya ku buntu bw'Imana. Iminsi yashize hari umuntu wakomeje kumbaza ikibazo kimwe ahora agisubiramo. Umuntu uba mu Burundi ariko ababaza ikibazo ngo ku buntu bw'amaharakubiri, bavuga ngo twakwikorera ibyaha, ngo abandi bakavuga ngo iyo wakiriye ubuntu ukakira Yesu akuza gukora ibyaha. Yakomeje gutsimbarara amaza ngo se mwebwe muhagaze muri ibyo byombi. Nubwo namushubije ntabwo yumva, akomeza kubisubiramo abimbaza kenshi. Gusa bivuga ko iby'Imana ihamya biruta iby'abantu bavuga. Hari ibintu byinshi abantu bumva buri munsi, amakuru bafata, inyigisho zitandukanye,
gusa ikibabaje ni uko n'abakira ubuntu bw'Imana benshi basubira mu bubata cyangwa se ntibabashe kubaho mu buzima bw'umudendezo Imana ibahamagarira. Nyamara Yesu ntabwo ubwo yazaga mu isi ntabwo yari azanywe no guha abantu umutwaro mushya ngo bongere babe abantu bikorera imitwaro, kubera ko yifuzaga ko abantu bishima, abantu banezerwa, bakagira umudendezo. Umuntu wakiriye ijambo ry'Imana nta kabuza aba yinjiye mu munezero w'Imana. Ni nayo mpamvu ntabwo Imana ijya idusaba guhinduka kugira ngo igire icyo idukorera, ahubwo buri gihe iba ishaka kugira icyo ikora mu buzima bwacu, kuko izi ko impinduka si izana agakiza, kuri agakiza gashobora kuzana impinduka mu muntu. Luka igice cya 19 ni rumwe mu rugero rwiza rushobora kuduhishurira imikorere y'Imana n'ubuntu bwayo. Witegereje inkuru ya Zakayo, ukareba uyu mugani Yesu yongeye gucira abantu muri iyo nkuru, ubona ko umutima w'Imana icyo ugambiriye ni ukuduhishurira uburyo twabaho mu mudendezo, kuko mu bwami bw'Imana aho Imana ishaka ko tujya ntabwo ari ahantu tubaho mu buretwa cyangwa se mu mubabaro, ahubwo ni ahantu tubaho tunezerewe n'ibyo dukora tukabikora twishimye kandi tunezerewe. Muri Yohana igice cya 10 Yesu yaravuze ngo naje mu isi kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zigire ubugingo bwinshi. Bivuze ngo ntabwo Imana ishaka ko tubaho nk'abaretwa cyangwa nk'abagaragu babana n'ubwoba imbere ya shebuja, aho gushaka ko tubaho nk'abana b'Imana, kubera ko Yesu Kristo cyamuzanye ni ukugira ngo Imana igire abana benshi. Binyuze mu rupfu rwe twahindutse abana. Zakayo witegereje ubona ko Yesu yamusanze ari umukoresha w'ikoro, yari umuntu ukunda amafaranga cyane, ndetse ntitwatinya kuvuga ko yari umujura, kuko ubwo yihamiriza ko hari abantu yari yarambuye, aravuga ati abo nambuye ndabariha. Ntabwo Yesu yigeze amubwira ngo banza wishyure ibyo wambuye kugira ngo nzi iwawe, ahubwo iyo usomye umurongo wa 6, wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Iyi yari inkuru nziza kuri we, kumva ko Yesu aje iwe nta kindi kintu amusabye. Abantu benshi batekereza ko bakeneye kugira icyo bakora mbere y'uko bahura n'Imana, bakitunganya, bakabona guhura n'Imana, bakiyeza, bagakora ibikorwa byiza, ariko ntabwo ari ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu butubwira. Ntabwo ubuntu budusaba kugira icyo dukora, kubera ko icyo ubuntu buduhishurira mbere ni uko nta mbaraga dufite, nta n'ubwiza dufite bwatuma ibyo dukora byemerwa, kubera ko muri kamere yacu biravuga ngo nta cyiza kibamo. Ariko Imana ishaka kuduha ubugingo bushya kugira ngo tubeho ubundi buzima butandukanye n'ubwo twabagaho. Biravuga ngo imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose
yazuye Yesu Kristo, ariko ntiyamuzura wenyine, ahubwo imbaraga zazuye Yesu Kristo ni nazo zatuzuye natwe, kugira ngo twe kongera kubaho nk'abapfu, ahubwo tube nk'abantu bazima. Iyo umuntu rero yibwira ngo ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, sinabasha guhinduka, sinabasha iki n'iki, ntabwo mu by'ukuri bivuze ko aba afite ukwizera, kubera ko ibyo ntabwo ari byo bigaragaza kwizera Imana. Nubwo umuntu ari mubi gusa by'iteka ryose kandi ari umunyantege nke, kwizera ni uko umuntu areba Kristo. Biravuga ngo dutumbira Yesu wenyine, kubera ko niwe banze ajya kwizera, ni nawe ugusoza. Ntabwo rero ubutumwa bwiza bukwiriye guhinduka nanone ububata cyangwa se uburetwa ku bantu, ahubwo abantu bakwiriye gusobanukirwa ko mu butumwa bwiza nta kindi kintu umuntu ashobora gukora uretse gutumbira Yesu. Amagambo yose umuntu yakumva, ibyo yabwirwa, nimba ari ibimusubiza mu bubata cyangwa bimukura mu mudendezo, ntabwo aba ari ukuri. Ukuri ni uko Yesu Kristo yadusanze uko turi, kandi ashaka ko ari we dutumbira wenyine, aho kureba ibindi biri hirya no hino. Rero uyu muntu wakomeje kumbaza ikibazo, nageze n'ubwo mubwira noneho shaka itorero hafi aho ngaho rizi ubutumwa bwiza kugira ngo rikuyobore. Ubundi nyuma yo guhura n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, abantu ikintu bari bakeneye ni ukubaho mu itorero bakarerwa, kubera ko nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ushobora kugira urujijo, ndetse tuzarinda tujya mu ijuru hari byinshi tutarasobanukirwa, ariko ukuri ni uko nta rujijo ruri mu kuba Yesu Kristo yaraje mu isi akishyiraho ibyaha byacu, agapfa kugira ngo twebwe tube bazima, akamena amaraso ye kugira ngo yishyurire ibyaha byacu, twebwe tubabera n'abaziranenge mu maso y'Imana. Icyo cyo kiba gikwiriye kubanza gusobanuka, abantu bakamenya ko agakiza kaje kadusanga, ntabwo ari twebwe twagasanze. Ku bindi by'urujijo umuntu ashobora kugira mu gihe ari mu itorero ntacyo bitwaye, ariko hari igihe abantu baba bashaka kumenya utuntu twose icyarimwe kandi nta bushobozi bafite bwo kubimenya. Rimwe na rimwe hari n'igihe twumva ijambo ry'Imana ukagira ngo waryumvishe, ariko mu by'ukuri nta kintu wumvise. Ni nayo mpamvu duhora twumva ubutumwa bwiza, duhora twumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi ugira ngo wabyumvishe, ejo ugasanga nta kintu wari wumvise. Uyu munsi ukagira ngo hari icyo wamenye, ejo ugasanga ntacyo wari wakamenya ukurikije ibyo ukeneye kumenya. Niyo mpamvu rero mu buntu bw'Imana uba ugomba gusobanukirwa ko Imana yagukunze mbere y'uko uhinduka, kandi yarakwemeye, kuko ntabwo yakwemeye ko wari intungane, ahubwo ni uko nta kintu washobora gukora, yahisemo kubigukorera byose guha gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ibi kubimenya no kubyizera bizana umudendezo, kubera ko Yohana igice cya 8:32 haravuga ngo muzamenya ukuri, kuri kubabatura. Wasoma 17:17 akakubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Ibindi abantu bavuga ko ari ukuri cyangwa batekereza ko ari byo kuri, ntabwo aba ari ukuri, kubera ko ukuri ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nyuma yo kwakira agakiza
Imana iba ishaka ko tubaho mu mudendezo, tugatandukana n'ubwoba, tugatandukana no kubaho dukora ngo twemerwe n'abantu, cyangwa se dushaka igikundiro mu bantu, cyangwa se tubona agaciro, kubera ko mu mudendezo ntabwo habamo ibyo ngibyo, ahubwo umuntu wese wakiriye ubuntu bw'Imana abaho nk'umwana mu rugo. Hari umushumba umwe wigeze kutubwira ati, iyo ukora ikintu cyose uzi ko inyungu ari iyawe, ugikorana umwete kandi ukagikorana ibyishimo. Niyo mpamvu no kumenya ko umurage Imana yahaye Kristo ari uwacu, bituma tubaho nk'abaragwa, ntabwo tubaho nk'abagaragu. Ndetse mu gitabo byakozwe n'umwe avuga ko natwe twarazwe umurage w'abera, barazwe kubwo kwizera. Mu Bakolosayi igice cya mbere, tuhasome Bakolosayi igice kimwe umurongo wa 15. Aravuga ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, iboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe, yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Kristo ni ishusho y'Imana, niwe shusho nyakuri y'Imana. Igihe ushaka kumenya Imana uba ugomba kureba kuri Yesu. Iyo ushatse kumenya uko Imana ikubona, uba ugomba kumenya uko Imana ibona Yesu, kubera ko agaciro Imana iha Yesu ni nako yahaye umwana w'umuntu. Ni nayo mpamvu bivuga ngo byose byaremewe muri we kandi niwe byaremewe. Uvuze ngo ibyo ngibyo Imana yahaye Yesu Kristo ni twebwe yabihaye, kubera ko natwe ntabwo twabayeho mu buryo bw'impanuka, ahubwo biravuga ngo Yesu Kristo yatambwe isi ikiremwa. Bivuze ngo rero kureba ku ntege nke zawe, kureba ku byo wananiwe cyangwa watsinzwe, ibyo byose nta gaciro biba bifite, kuko Imana yagutekerejeho mbere y'uko irema n'iyi si, kugira ngo agaciro Kristo afite kabe agaciro kawe. Kandi nimba ibyaremwe byose ari we byaremewe, bivuze ko natwe tubifiteho urutare. Niyo mpamvu Kristo ari wowe yapfiriye, niyo mpamvu Kristo ari wowe yazukiye. Hanyuma Imana yemera ko itura muri wowe nka Mwuka Wera. Uyu munsi rero ikintu umuntu akeneye ni ugutandukanya umudendezo Imana iduha n'ububata dushobora gusubizwamo n'ibitekerezo byacu, kubera ko nimba umuntu abaho akomeza gutekereza ku byaha, ku ntege nke, ku byo atashoboye, ntabwo bivuze ko ari mu mudendezo, ahubwo aba yatakaje intumbero. Mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 1 handitse ngo aravuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa
n'ububata. Imana ishaka ko tubaho mu mudendezo, tutacyongera kuboha n'ububata ubwo ari bwo bwose, kubera ko niyo yadukijije idukura mu butware bw'umwijima, niyo yaje iradusanga aho ngaho twari turi, ntabwo ari twe twayisanze. Nk'uko Yesu yaje agasanga Zakayo ahari, yigeze amubwira ngo banza usubize bya bindi wambuye abantu, banza uhinduke, banza werekane ibi n'ibi. Oya, abo yambwiye ngo uyu munsi ndarari iwawe. Ntabwo bivuze rero ko Zakayo yahindutse kubera ubwoba cyangwa se ikindi, ahubwo ni ukubera urukundo yagiriwe cyangwa yakiriye, ubwo yabonaga uburyo Yesu Kristo amwakiriye nta kintu amuca, nubwo yari umuntu mubi, yari umuntu wambuye abantu, ariko ibi byatumye yumva urukundo rw'Imana kandi ararwakira. Ntabwo rero Zakayo yabayeho ubundi buzima bw'ububata, ahubwo ako kanya urukundo Imana yamukunze ikarumwereka rwaramubatuye. Birivuga ko we ubwe yavuze ati ibyanjye 1/4 ndagifashisha abakene, kandi n'umuntu nambuye wese ndamukubira inshuro 4. Ibi rero ni ubuzima bw'umudendezo. Umuntu wese ukora ikintu azi ko ari icye, inyungu ari ize, agikora neza kandi yishimye. Ni nayo mpamvu no mu itorero ntabwo Imana idusaba kugira ibyo dukora dukorera abandi, dukorera itorero cyangwa se abandi, ahubwo nimba ubona uri umwana, ibyo ukora byose ugomba kubyikorera nyine, kuko uri umurago, uri umuntu utuye mu bwami, kandi ubwo bwami Imana yarabukuraze. Ibyo rero nibyo byabaye ku bantu basigiwe mina. Umwe ngo yahawe 10, undi 5, undi 1. Ariko hari abatari bazi umudendezo. Hari umwe wavuze ati rwose iby'uyu muntu simbizi, mbona ari umunyamwaga, asarura aho atabibye, ahitamo ngo gufata iyo mina arayipfunyika mu gitambaro ngo nagaruka azayimusubiza. Ariko babiri, umwe ngo 10 yazigenzuyemo izindi 10, undi 5 azigenzuramo izindi 5. Umutima wa shebuja uwo mwami ntabwo wari uko koko asarura aho atabibye, kuko ikigaragara ni uko yifuzaga ko abantu yahaye izo mina bazifata nk'izabo. Niyo mpamvu uwari ufite 10 yamuhaye imisozi 10 yo gutwara mu bwami bwe, wari warabashije kugenzura 5 amuha imisozi 5. Ariko ikibazo ni uyu wabanaga n'ibitekerezo bye. Rero mu buzima bw'umwuka tuba dukwiriye kuba mu mudendezo, tuba dukwiriye kuba mu mudendezo, tukamenya ngo ibyo twakora byose turabyikorera, kubera ko muri Kristo Imana yiyunze natwe itugira abana bayo, kandi ibintu byose yabihaye Yesu, bivuze ko natwe yabiduhaye. Ntabwo rero dukwiriye kuba ubuzima butandukanye n'ubwo Imana idutekerezaho, cyangwa se ngo tubeho mu bubata, ahubwo dukeneye kubaho mu mudendezo no kwisanzura guhagije, aho ikintu cyose umuntu yakora agikoreshwa n'uko yizera ko ari umwana w'Imana, wabigizwe n'uko Yesu Kristo yamupfiriye akamwezaho gukiranirwa kose,
kugira ngo abe yera nka Kristo, abe yera koko nk'Imana, nk'umwana wayo. Ibi ngibi bishobora kuzana impinduka mu buzima bw'umuntu, bitandukanye no kubatwa n'ibitekerezo byo gushaka guhinduka, kubera ko umuntu ntabwo ahinduka. Cyakora iyo ukurikiye Yesu Kristo, akaba ari we uhozaho intumbero yawe, ubuzima bwawe bubaho buba butandukanye n'ubw'umuntu wa kera. Igihe ibyo ngibyo utabyumva, inama mugira ni ukubaho mu itorero gusa, nyuma yo kwakira agakiza ugakurikira uko itorero rikuyobora nk'umwana mu rugo. Si na ngombwa ko umuntu abyumva. Iyo uri mu rugo ntabwo biba ngombwa ko wumva uburyo ababyeyi bashakisha ibyo kurya, ukarya ukajya ku ishuri. Ku bafite abana batoya, umwana nyine yishimira ibyo abona mu rugo, ntabwo aba akeneye kuvuga ngo ese ubu turarya iki, ngo tuzambara iki. Ibyo byose biba bifite ababihangayikiye. Imana rero ni uko ibana natwe. Iyo ugeze mu itorero uba ugomba naho gutekana, ukabaho mu mudendezo. Uko uyobowe ukakwemera, kubera ko uzi ko uri mu rugo. Ibirenze ibyo aba ari amatiku. Niyo mpamvu nabwiye uwo muntu byaba byiza ushatse itorero rizi ubutumwa bwiza, kuruta gukomeza bisa naho azi ibintu by'ubuntu kandi aracyahuzagurika. Ntabwo ubuntu ari ikintu dushobora kwiyumvisha muri ubu bwenge bwacu. N'ubwenge waba uko ubutekereza, waba uko ubyumva abantu babivuga, byose nta kuri kurimo. Kubera ko ukuri ni ijambo ry'Imana. Ubuntu burenze imitekerereze yacu, ubwo nibwo butwinjiza mu mudendezo w'ukuri. Umudendezo w'ukuri nawo duha kubaho nk'abana, ntabwo utuma tubaho mu bwoba. Niringiye ko rero Imana yatugirira ubuntu kugira ngo tubashe kubaho muri ubwo buntu, kubera ko nibyo bizatuma tubaho twishimye, tutari imbata z'ikintu cyose. Dusenga. Mana yacu, turagushimiye kuko watugiriye neza muri Kristo Yesu. Ubwo Yesu Kristo yazaga, yaje kugira ngo tubeho twishimye. Ntabwo yaje ngo aduhe umutwaro, tubeho mu bubata, tuvunwa n'intekerezo zitandukanye. Ahubwo kuko Imana yabonye ko ububi bwacu ari ubw'iteka, yadushyiriyeho igisubizo cy'iteka. Duhe rero gutumbera Yesu wenyine, kubera ko ari we banze ryo kwizera dufite, ari nawe ugusohoza. Ntabwo wadusabye gusohoza ikintu na kimwe, kubera ko byose wabirekeye muri Kristo Yesu kugira ngo abe ari we bisohorezwa. Igihe rero utumbiriye Yesu, tubaho mu mudendezo no mu munezero, tubaho mu bwami nk'abaragwa, kuko natwe waduhinduye abana b'Imana. Reka rero n'uyu munsi duhe kuzirikana urwo rukundo wadukunze, kandi uduhe kurwishimira mu izina rya Yesu. Amen.